Muraho neza nshuti z'ikiganiro iga menya kandi uyoborwe n'ijambo ry'Imana. Kuri uyu munsi tugiye gufatikanya hamwe dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'abacamanza, umutwe waho wa 6 ndetse n'uwa 7. Ntabwo tujya mu busobanuro bwinshi cyane kubera ko ijambo ry'Imana rirasobanutse, ahubwo turumva izi nkuru zitwumvisha uburyo ki Imana iha buri wese gutsinda kandi buri wese mu buryo bwe. Iragusaba kugenda nkawe aho kugenda nk'abandi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Madiyani itsinda Isiraheli. Abayisiraheli bakora ibidatunganiye Uhoraho, nuko Uhoraho abagabiza Abamadiyani mu gihe cy'imyaka 7. Madiyani itsinda bikomeye Isiraheli, bituma Abayisiraheli bihisha mu mikokwe yo mu misozi, mu buvumo no mu bisimu kugira ngo barokoke Madiyani. Ariko buri gihe iyo Abayisiraheli babaga bamaze kubiba imyaka mu mirima, Madiyani na Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba barabateraga, bagaca ingando bugufi ya Isiraheli, bakangiza imyaka yose yeze mu gihugu kugeza hafi ya Gaza, kandi ntihagire icyo basigira Isiraheli cyo kuyitunga, habe n'intama n'imwe, ikimasa cyangwa indogobe. Koko rero bazamukanaga amashyo yabo n'amahema yabo, bakahagera ari benshi cyane nk'inzige. Bo ubwabo n'ingamiya zabo ntawashoboraga kubabarura, maze bakinjira mu gihugu bakakiyogoza. Bityo Isiraheli icika intege kubera ibyo Madiyani yayikoreraga, maze Abayisiraheli batakambira Uhoraho. Nuko rero Abayisiraheli bamaze gutakambira Uhoraho kubera ibyago Madiyani yabatezaga, Uhoraho abohereza umuhanuzi kubabwira ati: dore uko Uhoraho Imana ya Isiraheli avuze, ni jye wabakuye mu gihugu cya Misiri no mu nzu y'ubucakara, nabakijije Abanyamisiri n'ababicishaga agahato bose, nabirukanye imbere yanyu maze mbaha igihugu cyabo. Narababwiye nti ndi Uhoraho Imana yanyu, ntimuzubahe imana z'Abahemoni muturiye mu gihugu, ariko mwanze kumva ijwi ryanjye. Aha ngaha iri jambo ry'Imana ritwumvisha uburyo ki Isiraheli yakoze ibidatunganiye Imana, kimwe n'uko no mu buzima busanzwe bwa minsi yose natwe abantu ducumura tukitandukanya n'urukundo rw'Imana, ndetse rimwe na rimwe tugahura n'ibyago bitandukanye. Ariko iyo twongeye tukagarukira Imana, Imana iratwakira, ikadukomeza kandi ikadusubiza mu murongo muzima. N'ibyo rero byabaye no ku Bayisiraheli, barengera barayitakambira, maze Imana ibibutsa ko ari Imana yabagiriye neza kuva na kera. Iti ni jye Imana ya Isiraheli, ni jye wabakuye mu bucakara bw'Abanyamisiri, nkabambutsa inyanja, nkabagarura mu gihugu cyanyu, ariko mwebwe ntimwagumye kunyumvira. Reka dukomeze dusome rero, twaba tugeze ku murongo wa 10, noneho dukomeze ku murongo wa 11, turebe uko Imana yashyizeho Gideyoni ukiza Isiraheli. Umumarayika w'Uhoraho araza yicara munsi y'igiti cy'umushishi cy'i Ofura, cyari icya Yowasi wo mu nzu ya Abiyezeri, umuhungu wa Gideyoni. Yasekuriraga ingano mu kinogo bengeragamo kugira ngo azihungishe Abamadiyani. Umumarayika w'Uhoraho aramubonekera maze aramubwira ati: Uhoraho ari kumwe nawe, musirikare w'intwari. Gideyoni aramusubiza ati: ni koko se, mutegetsi wanjye, niba Uhoraho ari kumwe natwe, ni kuki ibi byose bitwugarije? Byaba se birihe ibitangaza byose abasekuruza bacu batubwiraga, bagira bati: Uhoraho se si we wadukuye mu gihugu cya Misiri?
none rero Uhoraho yaradutereranye atugabiza Abamadiyani. Nuko Uhoraho arahindukira aramwitegereza maze aramubwira ati genda ukoreshe izo mbaraga ufite maze Isiraheli uyikize Madiyani kuko kandi ni jye ukohereje. Ariko Gideyoni aramubaza ati niko se mutegetsi wanjye, Isiraheli nzayikiza nte? Inzu yanjye niyo isuzuguritse mu mazu ya Manase, kandi nanjye ni jye muto mu rugo rwa data. Uhoraho aramubwira ati nzaba ndi kumwe nawe, bityo uzatsinda Abamadiyani bose icyarimwe. Gideyoni aramusubiza ati niba koko nabonye ubutoni imbere yawe, binyerekesha ikimenyetso ko ari wowe tuvugana. Ndagusabye ngo ntutirimuke hano kugeza ubwo ngaruka nkuzaniye ituro, maze no kurihereza imbere yawe. Uhoraho aramubwira ati ndaguma aha kugeza ubwo uri bugarukire. Gideyoni araza abaga umwana w'ihene, afata ifu yuzuye igitebo ayikoresha imigati idasembuye, ashyira inyama mu nkangara n'amaraso mu cyungo, maze byose abijyana munsi y'igiti cy'umushishi arabihereza. Umumarayika w'Imana aramubwira ati fata inyama n'imigati idasembuye ubishyire hejuru y'urutare maze ubisukeho amaraso. Nuko Gideyoni abigenza atyo. Umumarayika w'Uhoraho atunga isonga ry'intoki yari afashe mu ntoki, maze ayikoza kuri za nyama no ku mugati idasembuye, nuko umuriro ucucumuka muri rwa rutare, maze utwika za nyama na ya migati idasembuye. Ibyo birangiye umumarayika w'Uhoraho arazimira ntiyongera kumubona. Nuko Gideyoni abona ko yari umumarayika w'Uhoraho, niko kuvuga ati Nyagasani Mana, kuko nabonye umumarayika w'Uhoraho. Uhoraho aramubwira ati gira amahoro, humura ntuzapfa. Aho hantu Gideyoni ahubakira Uhoraho urutambiro maze arwita Uhoraho Mahoro. Urwo rutambiro ruracyari i Ofura ya Abizayeli kugeza na n'ubu. Aha naho rero tubonye uburyo ki Imana noneho yigaragarije Gideyoni, arimo nawe ahura ingano azihisha, kuko nyine byari bimeze nk'uko twabibonye muri iki gitabo haruguru. Batubwiraga ko Abayisiraheli bezaga imyaka, ariko Abamadiyani bakaza bakayangiza. Rero uwabashaga kuyisarura yanayihuraga yihisha Abamadiyani kugira ngo batayangiza. Ngaha rero umumarayika w'Imana araza yicaye munsi y'igiti, maze areba uwo mugabo Gideyoni ati urakomera amahoro mugabo w'intwari, ati Nyagasani ari kumwe nawe. Ibyo ubwabyo byari bitangaje, kuko yita Gideyoni umugabo w'intwari, umuntu ukomeye, umusirikare ukomeye, we kuri we byari nk'igitangaza. Atangira kwibaza se ubundi bishoboka bite kandi turi muri ibi bihe by'amakuba? Ati Uhoraho yaradutereranye, Uhoraho ntakiri kumwe natwe. Ati twumva abasogokuruza bacu batubwira bati Imana yadukuye ahakomeye, ariko se ubu ngubu iyo Mana iri hehe? Ngibi natwe bitubaho mu buzima bwacu bwa minsi yose, iyo tujya kure y'Imana, cyangwa se iyo rimwe na rimwe duhuye nako n'amakuba, tugatangira kumva ko Imana yadutereranye. Ariko muhumure, Imana iri kumwe natwe, ahubwo ni uko twebwe tuba tutari hafi yayo, ni uko twe tuba twivukije urukundo idukunda maze tukajya kure yayo. Dukomeje rero ku murongo wa 25 naho kugera kwa 32 bagiye kutubwira uburyo Gideyoni yasenye urutambiro rwa Behali. Nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati fata ikimasa cy'umushishe cya so, maze usenye urutambiro rwa Behali ruri kwa so, kandi uteme n'igiti cyeguriwe ibigirwamana biri iruhande rwarwo. Hanyuma wubakire Uhoraho Imana yawe urutambiro rutunganye ku kanunga k'uriya musozi. Ufate cya kimasa ugitureho igitambo gitwika hejuru y'inkwi za cya giti cyeguriwe ibigirwamana uri bube watemye. Nuko Gideyoni afata abantu 10 mu bagaragu be, maze agenza uko Uhoraho yari yabimubwiye. Ariko kubera ko yatinyaga abantu bo mu nzu ya se n'abo mu mujyi,
aho kubikora ku manywa abikora nijoro. Mu gitondo abantu bo mu mujyi babona urutambiro rwa Behali rwarimbutse ndetse n'igiti cyeguriwe ibigirwamana cyari iruhande rwarwo basanga cyatemwe, bagitwikishije ikimasa aho igitambo ku rutambiro rwari rumaze kubakwa. Nuko barabazanya bati ibi byakozwe na nde? Bamaze kubabariza no gushakisha baravuga bati Gideyoni mwene Yowasi niwe wabikoze. Abantu bo mu mujyi babwira Yowasi bati shyira ahagaragara umuhungu wawe maze apfe, kuko yarimbuye urutambiro rwa Behali kandi agatema igiti cyeguriwe imana zacu cyari iruhande rwarwo. Yowasi asubiza abari bamukikije bose ati ese ni mwe mugomba kuburanira Behali cyangwa se ni mwe muje kumutabara? Buri muntu wese ushaka kuburanira Behali agomba kwicwa butaracya. Niba Behali ari imana niyiburanire ubwe, kuko Gideyoni yarimbuye urutambiro rwe. Uwo munsi Gideyoni bamwita Yerubehali, bivuga bati Behali niyiburanire kuko yarimbuye urutambiro rwe. Iri jambo ry'Imana naryo uko dukomeje dusoma ritweretse noneho ubutwari bwa Gideyoni ashyira mu bikorwa iby'Imana yamusabye, ariko nanone nawe yari akifitemo ubwoba akibasha kwitinya, bityo aho kubikora ku manywa abikora nijoro. Ahangaha nyuma yaho abikoze atya, rubanda rubona ko urumva rwo rwari rukomeye ku bigirwamana, rubonye ibyo bintu yabikoze bati babwira se ngo ashyire Gideyoni ahagaragara maze yicwe. Ariko uyu mugabo nawe aba intwari cyane, maze aravuga ati niba imana nyine nyamana, niba ari imana koko ikaba idashobora kwirwanaho, ahubwo abantu akaba aribo bayirwanaho, ubwo ni imana. Bavandimwe, birakwiriye ko imana twitaho, kuko imana niyo igomba kutwitaho, naho twebwe ubwacu turamutse dushatse ngo kurwanira ku imana, ntabwo izo mbaraga tuzifite. Imbaraga z'imana zirihagije, imbaraga z'imana zirengeye byose, imbaraga z'imana zirengeye hose. Rero imana igomba kuturwanaho, tugomba kwishyira mu maboko yayo, ahubwo kugira ngo tubeho dushaka kurwanira imana. Rimwe na rimwe abantu usanga barwanya bagenzi babo, bakabikora mu izina ry'imana bashaka kumvikanisha kuko bo babereho kurwanira imana, ariko si byo. Imana ubwayo yo ubwayo ishoboye byose, yashobora kwirwanirira. Ntabwo abantu ari bo b'abanyamahoro, abanyamaboko imana yiringiye ngo bayirwaneho. Ndetse twebwe niyo tutabaho cyangwa se niyo tutakora ugushaka kwayo, imana yagumya kuba imana. Noneho tujya gukomeza ku murongo wa 33, tugera se ku wa 40, batubwira noneho uburyo Gideyoni yasabye imana icyemezo. Madiyani yose na Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba bamaze guhuza umugambi, barakorana, bambuka Yorodani maze baca ingando mu kibaya cy'Yezireyeli. Umwuka uhoraho wisesura kuri Gideyoni, avuza ihembe maze ahamagara umuryango wose w'Abayezeri ngo umutabare. Yohereza impuruza mu mazu yose ya Manase kugira ngo bamutabare. Arongera yohereza impuruza mu muryango wa Asheri, wa Zabuloni n'uwa Nefutali, nabo bazamuka bamusanga. Gideyoni abwira Imana ati niba ushaka gukirisha Isirayeli ikiganza cyanjye nk'uko wabivuze, dore ngiye kurambura uruhu rw'ubwoya bwinshi ku mbuga. Nihaboneka ikime kuri uru ruhu honyine, maze ubutaka bukagumya kumuka, ndamenyeraho ko ushaka gukirisha Isirayeli ikiganza cyanjye nk'uko wabivuze. Nuko abigenza bityo. Mu gitondo Gideyoni abyutse azinga uruhu, maze abona ikime cyuzuye igikombe cy'amazi. Gideyoni niko kubwira Imana ati ntundakarire ninongera kuvuga rimwe gusa, nyemerera nongere nshake ubwa nyuma icyemezo nkoresheje uru ruhu
noneho uruhu rwonyine rusigare rwumutse, naho ikime gitwikira ubutaka bwose. Imana ibigenza ityo, muri iryo joro uruhu rwonyine rugumya kumuka, naho ikime gitwikira ubutaka bwose. Aho ngaho rero tubonye uko Gideyoni yasabye Imana igitangaza. Imana iragikora, ni nabyo rimwe na rimwe natwe dushobora gusaba Imana ibitangaza kandi rimwe na rimwe yabidukorera, ariko cyane cyane kuri ubu ngubu bidusaba ko tugomba kugira ukwemera. Ntabwo tugomba kubikora nk'aho turi kwinja Imana, ahubwo tugomba kubikora twizeye ko Imana ishoboye byose. Tujye ku murongo wa 7 aho Gideyoni asigarana ingabo 300. Yerubehali ariwe Gideyoni abyuka mu gitondo cya kare n'imbaga yose yari kumwe nawe, maze baca ingando Elini Harodi. Naho ingabo ya Madiyani, ingando ya Madiyani ikaba mu majyaruguru mu kibaya aherekeye ku musozi wa More. Uhoraho abwira Gideyoni ati, imbaga muri kumwe ikabije ubwinshi, bitatuma nkugabiza Madiyani, hato Isirayeli itaziyitirira ikuzo ryanjye, ikavuga ngo narokowe n'ikiganza cyanjye. Kubera ibyo rero utangariza imbaga ibingibi, ufite ubwoba n'uwumva adagadwa wese yisubirira iwe. Nuko Gideyoni arabagerageza, maze abantu 22,000 muri iyo mbaga bitahira iwabo, hasigara abantu 10,000. Uhoraho abwira Gideyoni ati, iyi mbaga iracyakabije ubwinshi, bamanure bajye ku nkombe y'amazi, abe ariho mbageragereza, bityo uwo nza kukubwira ati uyu najyane nawe, uwo azajyane nawe, naho buri muntu uzakukubwira ati uyu ntajyane nawe, uwo ntimuzajyane. Nuko Gideyoni amanukana imbaga ku nkombe y'amazi, maze Uhoraho aramubwira ati, umuntu wese uza kurigata amazi n'ururimi nk'uko imbwa zibigenza, umushyire ukwe, naho abaza gupfukama kugira ngo bayoreshe amashyi nabo bashyire ukwabo. Nuko umubare w'abarigase amazi n'ururimi ugera ku bantu 300, naho abasigaye bose bari bapfukamye kugira ngo begereze amazi ku munwa n'amashyi. Uhoraho abwira Gideyoni ati, abo bantu 300 barigase amazi nibo nzakoresha mbakiza, ni nabo kandi nzakoresha kugira ngo ngabize Madiyani ibiganza byawe. Imbaga nini isigaye buri muntu natahe iwe. Abo uko ari 300 bafata ibibindi byarimo impamba y'imbaga, bafata n'amahembe yabo. Hanyuma Gideyoni asezerera abandi Bayisiraheli bose, basubira mu mahema yabo, agumana nabo na ba bantu 300. Ubwo ingando ya Madiyani yari mu kibaya munsi y'iye. Aha ngaha rero ijambo ry'Imana ritwumvishije uburyo ki noneho Imana yahisemo. Yararebye iravuga ati, abantu nibarwana bangana gutya, rimwe na rimwe baziyitirira intsinzi, bazajya bumva ko ari bo babyishoboje. Bavandimwe, ni nako bitugendera mu buzima bwacu bwa minsi yose, aho iyo tugeze ibyiza tugeraho, iyo dutsinze amasomo, iyo se tubashe kugera ku bukire runaka, umuntu yaguze imodoka, umuntu yageze ku iterambere runaka yagezeho, aba yiyemera yumva ko ari we wabigezeho ku bwe, avuga ati ni njyewe n'aya maboko yanjye n'ubwenge bwanjye n'ubuhanga bwanjye. Ariko ubundi mu by'ukuri agaciro k'Imana tugasa nk'akakirengagije, nyamara nta kintu na kimwe twabasha kugeraho tutari kumwe n'Imana. Ibimenyetso cyo gutsinda.
Nuko muri iryo joro Uhoraho abwira Gideyoni ati haguruka umanuke ugane abanzi bawe kuko nabakugabije. Ariko niba utinya kumanuka wenyine, jyana na Pura umugaragu wawe werekeze ku ngando. Uzumva ibyo bahavugira, urusheho kugira ubutwari kandi ushobore gusakiza ingando. Nuko amanukana na Pura umugaragu we, bagera ku barinzi ba mbere b'ingando. Ubwo Madiyani, Amaleki hamwe n'abantu b'iburasirazuba bose bari banyanyagiye mu kibaya ari nk'inzige, ntawabashaga kubara ingamiya zabo, nazo zari nyinshi nk'umusenyi wo ku nkombe y'inyanja. Ahageze Gideyoni yumva umuntu warotoreraga mugenzi w'inzozi ze, agira ati narose mbona irobe ry'umutsima w'ingano za bushoki ritembagara mu ngando ya Madiyani, riraza ryisekura ku ihema, ririkoza hasi no hejuru kugeza ubwo riribirinduye. Mugenzi we amusubiza agira ati si ikindi kindi kandi kitari inkota ya Gideyoni mwene Yowasi w'Umuyisiraheli, Imana yamugabije Madiyani n'ingando yayo yose. Nuko Gideyoni amaze kumva irotorwa ry'iryo nzozi n'igisobanuro cyazo, arapfukama ashimira Imana, maze agaruka ku ngando ya Isiraheli, arababwira ati nimuhaguruke kuko Uhoraho yagabije ingando ya Madiyani. Ugutsindwa kwa Madiyani. Ugutsindwa kwa Madiyani. Ba bantu uko ari 300, Gideyoni abacamo amatsinda 3, buri muntu amuha ihembe n'ikibindi kirimo ubusa, muri buri kibindi hashinzemo ifumba y'umuriro. Nuko arababwira ati muze kunyitegereza aho mba ndi, maze uko ndi bugenze namwe mugenze mutyo. Njyewe n'abo turi kumwe nituza kuvuza ihembe, namwe muhereko muvuza amahembe mu mpande zose z'ingando, maze mutere hejuru mugira muti kubw'Uhoraho no ku bwa Gideyoni. Gideyoni n'abantu 100 bari kumwe nawe bagera bugufi y'ingando ahagana mu gicuku. Ubwo abanyezamu bari bamaze gusimburana, baherako bavuza ihembe, bamenagura n'ibibindi bari bafite mu ntoki. Nuko ya matsinda uko ari 3 avuza ihembe, amenagura n'ibibindi mu kiganza cy'ibumoso bari bafashe ifumba y'umuriro, naho mu cy'iburyo bafashe amahembe bayavuza, maze bagatera hejuru bati kubw'Uhoraho no ku bwa Gideyoni. Igihe bagihagaze buri muntu mu mwanya we bakikije ingando, abo mu ngando bose uko bakabaye batangira kwiruka no guhunga, ariko bagenda bavuza induru. Nuko mu gihe ba bantu 300 bavuzaga amahembe yabo, Uhoraho atuma abari mu ngando basubiranamo, buri muntu agatera inkota mugenzi we, maze bose barahunga kugeza i Betishita ku ruhande rwerekera i Saritani no kugera ku nkombe ya Abeli Mehora bugufi ya Tabati. Nuko Abayisiraheli bose uko bahurujwe mu miryango ya Nafutali, Asheri na Manase bakurikirana Abamadiyani. Gideyoni yohereza intumwa mu karere k'imisozi miremire yose ya Efurayimu kuvuga iti mumanuke bwangu mutangire Abamadiyani, mubatange ku mariba y'amazi kugeza i Betibara ndetse no kuri Yorodani. Abantu bose b'i Efurayimu barahuruzwa, maze babatanga ku mariba y'amazi kugera i Betibara ndetse no kuri Yorodani. Bafata mpiri abatware 2 b'Abamadiyani,
Orebu na Zehebu. Orebu bamwicira ku rutare rwa Orebu, naho Zehebu bamwicira ku rwengero rwa Zehebu. Hanyuma bakomeza kubakurikirana ahagana Madiyani, maze bazana Gideyoni umutwe wa Orebu n'uwa Zehebu hakurya ya Yorodani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ngiki rero ugutsinda kwa Isiraheli itsinda Madiyani, ariko kandi igaragazamo igitangaza cy'Imana, kubera yuko si ububasha bw'ingabo zikomeye cyangwa nyinshi, ahubwo si n'intwaro zikomeye zari zitwaje, ahubwo bakubise hasi ibibindi bavuza urwamo, hanyuma Imana yo yikorera ibyayo. Bavandimwe rero, nawe mu buzima bwacu bwa minsi yose dukeneye gukora iby'intangiriro, ibindi tukareka Imana ikabyikorera. Nituyiringire rero izatubera byose. Ndabashimira kandi kuba mwakurikirana iki kiganiro, mbasaba kugira ngo niba mwagikunze mukore like, hanyuma kandi mushobora kugisangiza abandi mukora share, ariko kandi mukore na subscribe mwiyandikishe kugira ngo tujye duhora tubana mu biganiro bizajya bikurikiraho, twiga ku ijambo ry'Imana kandi tureba kugira ngo kugira ngo riduhindure kandi ridufashe kubaho tubereyeho gusingiza Imana. Murakoze, mugire umunsi mwiza, ndabakunda cyane. Yari Hitayezu Sosthene, umuvandimwe wanyu. Imana ibahe umugisha.